Yesu nashimwe bene data bavandimwe, amahoro y'Imana nabane namwe. Uyu munsi Imana yo mwijuru bishimire kandi bahe icyo umutima wanyu utekereza. Imana ibagiriye neza. Reka turebe ijambo ry'Imana n'ubundi turi mu minsi ya Pasika, dusanga mu butumwa bw'isuko bwanditswe na MARIKO igice cyaho cya 16 n'umurongo waho wa 19. Haranditse ngo nuko umwami Yesu amaze kuvugana nabo ajyanwa mu ijuru, yicara iburyo bw'Imana. Amena. Bene data bavandimwe, Yesu Kristo yarazutse, ubu ari mu ijuru, yicaye iburyo bw'Imana data wa twese nk'uko ijambo ribitubwiye. Ngo nuko ajyanwa mu ijuru, ngo nuko umwami Yesu amaze kuvugana nabo ajyanwa mu ijuru, yicara iburyo bw'Imana. Imana itugire neza. Uyu munsi rero Yesu Kristo ari iburyo bw'Imana. Uyu munsi rwose twishimire intsinzi ya Yesu kuko yarazutse, ntabwo akiri mu mva uyu munsi wa none. Bavandimwe dufatanyije kwizera no gucungurwa n'amaraso ya Yesu Kristo, reka mbabwire ngo igihe Yesu yari ari mu isi cyaje kurangira, nukwanga ubutumwa bwari bwaramuzanye burangiye, Yesu yarazutse atsinda urupfu. Nukwanga ngo Yesu mu byamuzanye mu isi yaje gucungura umwana w'umuntu. Icyo gihe yarapfuye ndetse aranahambwa. Nukwanga ngo urupfu yararutsinze, asubira mu ijuru. Imana itugire neza. Nukwanga ngo Yesu yarahagurutse ajya imbere y'intumwa, arababwira ati ndabasiga, nk'uko ijambo ry'Imana ritubwira ngo yabwiye intumwa ati ndabasiga rwose, ndagiye, ariko aho ngiye namwe ngiye kubategura kugira ngo muzaze mubane nanjye. Imana itugire neza. Yesu rero yasubiye mu ijuru, yicaye iburyo bw'Imana data wa twese, Imana ishobora byose. Yesu rero nukuvuga ngo aradusabira umunsi wa none, ni umwami wacu kandi azagaruka kutujyana. Imana itugire neza. Yesu rwose turabyiteguye cyane ko azagaruka kutujyana, akajyana umugeni, akajyana uwemeye kumukurikira n'uwemeye kumukorera nk'uko yabidusezeranyije. Imana itugire neza. Nukuvuga ngo intumwa za Yesu, nukuvuga ngo zo zaramurebye ajya mu ijuru, zamurebye ajyanwa mu ijuru, nukuri zirababara, zigira agahinda, ariko azimara umubabaro, arazibwira ati aho ngiye namwe muzaza, kugira ngo aho ndi namwe abariho muzaba. Imana itugire neza. Nukuvuga ngo Yesu yazamutse mu bicu, nukuri Imana itugire neza, arazimira, aragenda. Nukuvuga ngo buhoro Yesu yaragiye kugeza igihe intumwa zararamiye, zikabura irengero rye, zikabura mbese amaze kugera kure zitakibasha kumubona. Uyu munsi rero twese n'izo ntumwa twiteguye ko Yesu Kristo umunsi umwe azagaruka, akaza kujyana umugeni yakoye amaraso ye. Imana itugire neza. Rero bene data bavandimwe, uyu munsi nakubwira ngo Imana ikwishimire, Imana ikomeze ikugirire neza, ikomeze ibane nawe, ikomeze ikwambika imbaraga, kandi twizere twese, imitima yacu nitekane kuko umwami w'amahoro azagaruka. Nubwo atari hano uyu munsi ngo tube tumureba n'amaso yacu cyangwa tumurebesha uyu mubiri wacu, nababwira ko Yesu rwose atuzirikana kandi aratuzi, kandi mu buryo bw'umwuka Yesu abana natwe, mu buryo bw'umwuka Yesu ajya duhumuriza. Imana itugirire neza. Nukuvuga ngo Yesu ubwe yohereje umwuka wera, yohereje umufasha wo kudufasha, agenda tuyobora. Umwuka wera rero Yesu yaramuduhaye kugira ngo ajye abana natwe, abe muri twebwe, tugendane nawe, atuyobore inzira tugomba kunyuramo kugeza igihe tuzagerera mu bwami bwo mu ijuru. Rero umwuka wera ni ingenzi ku mukristo wese. Umwuka wera ni ingenzi ku muntu wese ushaka kujya mu ijuru. Yesu akomeze atugirire neza. Nukuvuga ngo tugenda mu nzira y'umwuka wera, tugenda tuyoborwa n'umwuka wera. Nukuvuga ngo ntacyo twe twakwishoboza umwuka wera adahari. Twakora ibyaha, twakora ibyo dukwishakiye, ariko umwuka wera agenda atubuza, agenda atwereka inzira y'ukuri dukwiriye kunyuramo. Imana yo mu ijuru ikomeze kudushyigikira.
kudushigikira. Bavandimwe bene data rero reka mbabwire ngo tuzamubona Yesu ari mu bwiza bwe. Nukuvuga ngo iyo minsi iri hafi kugera rwose, ntabwo ari igihe cya kera kuko yaradusezeranyije turi mu isezerano rye. Nukuvuga ngo duhorane ibyiringiro n'urukundo kuko azatuzana mu bwami bwe. Imana itugire neza. Uyu munsi rero nakubwira ngo hora witeguye, witegure umwami w'amahoro, witegure uwanesheje urupfu, witegure uwazutse wavuye mu mva, witegure Yesu Kristo kuko igihe rwose yadusezeranyije kiri bugufi kandi rwose kiregereje. Imana itugire neza. Nukuvuga ngo rero tuzamubona ari mu bwiza bwe, tuzongera tumubone Yesu ari mwiza ameze neza, kandi tuzabona umwami wacunguye isi, tuzabona umwami w'isi n'ijuru, tuzamubona rwose nitwizera. Nukuvuga ngo iminsi rero iri hafi cyane kandi iregereje. Nukuvuga ngo mwene data ahorana ibyiringiro, uhora uvuga uti Yesu nanjye nzamubona, uhorana ibyiringiro kuko bene data ubaye udafite ibyiringiro rwose no kwizera Yesu cyangwa no gusenga ntabwo wabishobora. Bisaba rero ko wiringira nk'uko ijambo ry'Imana tubwira ngo hahirwa uwiringira ibyo atabonesha amaso ye yuko bizaba. Uyu munsi rero nawe ukwiriye kwiringira yuko Yesu ari umwami ariho kandi azagaruka gutwara itorero. Gira urukundo rero kandi witegure kuzabona umwami wawe wakubambiwe, kuko uko byagenda kose azaza, ntabwo abeshya, ni umwami w'ukuri kandi ni umwami w'amahoro. Imana yacu ikomeze tugire neza. Nukuvuga ngo rero uyu munsi wa none icyo nari ngambiriye kubabwira nuko Yesu yapfuye akazuka agasubira mu ijuru. Uyu munsi Yesu yasubiye mu ijuru, yicaye iburyo bw'Imana Data wa twese nk'uko nabibabwiye, kandi rwose ari gutegurira umugeni yakoye amaraso, umugeni yababarijwe igorogota inyabihanga. Uwo mugeni ari kumutegurira kugira ngo aho ari nawe ariho azajya. Rero Imana yo mu ijuru ikomeze kutugira neza. Abasinziriye cyangwa se abapfuye twiteguye kuzahura nabo, cyangwa se biteguye nabo kuzazuka bagasanga umwami wacu Yesu Kristo. Bene data nagira ngo mbibutse ko hapfa umubiri, ntago hapfa ubugingo, ntago hapfa roho y'umuntu. Umubiri ni upfa. Uyu munsi rero uyu mubiri twambaye urabora ugasubira mu gitaka cyangwa se ugahinduka ivu, ariko nababwira ngo ubugingo bwacu burashinganye. Umuntu wacu w'imbere ntasaza, ntapfa, ntabora. Uwo rero niwe muntu uzabona Imana, niwe muntu uzagera mu bwami bwo mu ijuru. Rero nababwira ngo bene data bavandimwe, twitegure kuzasanga umwami wacu w'amahoro, kandi n'abasinziriye bamwizeye, abasinziriye muri Yesu, abo nabo nta kabuza bazabona umwami wababambiwe, bazahozwa agahinda, bazahozwa amarira. Nawe rero ubabaye, reka nkubwire ko uyu munsi wa none ukwiriye kugira ibyiringiro yuko imibabaro yo mu isi yose izarangira, tukabona abacu twabuze, tukongera tukabaho. Imana yo mu ijuru ikatugira neza. Icyo gihe urupfu ruzaba rwatsinzwe, ruzaba rutakiriho kuko Yesu yararunesheje inyabihanga. Uyu munsi rero nawe witegura ugira ibyiringiro byo kuzabana na Yesu ubudapfa ubuziraherezo. Imana yo mu ijuru ikomeze itugirire ubuntu. Imana ibaha umugisha kubw'ijambo ry'Imana muteze amatwi, kandi no kubwo kubana nanjye. Imana ibakomereza amaboko, kandi Imana ibuzuza umwuka wera, ibahe kugira ibyiringiro kugira ngo tuzabashe kwicarana n'umwami watubambiwe. Imana ibaha umugisha. Shalom, shalom.